5 mu ntoki zanjye. Ayo mafaranga narayafashe ntabwo nigeze nyarya, narayaborotse kuri konti yanjye kuko umuntu nakoreraga yamaga ibyo kurya, ibyo kwambara ibyo nambaraga nk'umwana wo mu bakene nk'uko bisanzwe, ariko nabonye ko gukora cyane nagize amahirwe mbona n'akandi kazi ahandi hantu. Nararaga nk'urunyumve, nakuraga amanywa n'ijoro, naryamaga amasaha 2 yonyine, niyo masaha nagiraga yo kuruhuka. Ubundi ushobora kuvuga ati ari kumbeshya, ariko se urumva nakubeshya ngo bimarire iki? Shiri, narakoze hahandi naje kurwara stress y'umunaniro, ariko nkavuga ati determination plus hard working it leads to success. Numvaga mfite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, nkagira company yanjye icuruza imodoka. Wenda ushobora kuba wumva ko inzozi nari mfite zari zitandukanye na revo narindiho, ariko narakoze cyane. Narakoze imyaka 2, imyaka 3. Umunsi nendaga kugira ku nzozi zanjye, umuntu yarampakinga account banka yanjye, arangije igihe amafaranga yose nari imaze gukorera abarayatwaye, yaransubije hasi. Ariko ntabwo ibyo ngibyo byansubije hasi cyane, ko nari imaze kugira inshuti nyinshi zifite amafaranga, nari imaze kugira inshuti nyinshi ndetse yewe zamfasha. Uwampakinze naje kumumenya, sincerely speaking naje gusanga ari boyfriend wanjye. Ese wowe uri ngewe uri bukomeze ugakundana n'uwo muhungu, byari bugende gute? Wenda ntabwo ari bumukunde, ako nari mfite umuhungu wankundaga, we nari maze kujya mu miliyoni 40, nawe afite miliyoni nka 500, ariko we yari umujura. Ntabwo nari mbizi neza ko ndi gukundana n'umuntu wiba. Babe, nari ngeze mu ihurizo rikomeye cyane. Natangiye kwibaza ati uyu muntu twapangaga kubakana urugo akaba atangiye kunyiba gutya, ubu ngubu amaherezo njye nawe tuzabana se bizagenda gute? Nibajije icyo ngomba gukora birancanga. Nawe se wenda abaye ari wowe wazabana n'uyu muntu umeze gutyo utangiye kukwiba? Yaratangiye kugira umuntu uri strong. Nari nagiye gutekereza cyane, nari nagiye kwibaza ati se ubuzima bwanjye buraza